tubaye ikaze bakunze bafahirwa 4 TV ino mwanya tubageza amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye ariko kandi byigisha societe nyarwanda muri rusange. Mushobora kwibaza ngo ndi henda hagana he, ariko kandi ndi mu kiganiro aho ndi kumwe n'abahanzi babiri, abahanzi biyegura imitima ya beshi ariko kandi banejeje n'imitima y'abanyarwanda. Aha rero ndi mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga, aho ndi kumwe n'abahanzi babiri ariko kandi harimo n'umwana mutoya ushobora kugira ngo ni umugabo ucuranga zino gitari, ariko kandi n'umwana mutoya rwose nawe wareba ukavuga ati uyu mwana afite impano, uyu mwana afite impano idasanzwe, uyu mwana rwose afite urugendo rukomeye aho azagera ku myaka runaka, ariko kandi ugasanga yabaye icyamamare, yabaye umuhanzi karahabutaka, yabaye umuhanzi ucuranga agacuranga mu Rwanda ndetse akazagera n'irwota amasimbi. Reka rero tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Amazina ni Nsengera Safi. Nanjye nifuje kenshi kuba nakora indirimbo. Ndacuranga, ndanahimba, ariko akenshi na kenshi umuntu ahura n'imbogamizi, ariko hamwe n'Imana byose birakemuka. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina ni Ntirushwa Amaboko Jean Pierre cyangwa Ntirushwa JP kuri channel yanjye ya YouTube. Murakoze. Ubu turi hano mu kiganiro ariko kandi turi kubona uri kumwe n'umwana muto cyane cyane nkuko umubona. Uyu mwana n'umucuranzi wawe cyangwa n'umwana urimo kugisha gucuranga? Murakoze cyane. Ntabwo mwigisha gucuranga kubera ko gucuranga yabimenye kera, ariko hamwe no kugira ngo agire imicurangire myiza inoze igize aho imukura naho imugeza. Muzika ubutaha cyangwa se ubwashize mu biganiro twagiye dukunda kugirana, nagiye mbabwira ko mfitemo muri gahunda impano yo kugenda promotinga abana bakiri bato, bakiri abajene, bakiri urubyiruko. Yaba we hari n'abandi bagiye bafite impano zitandukanye. Ni ngombwa ko mwabibonye ko ndirimba gacuranga, ejo muzabona n'uwo ndirimba kabyina, muzabona n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero turi kumwe mu rundi rwego rwo kugira ngo abe promoted, nawe azamuka agira aho ava naho agera, impano y'ikure igira aho igera, atagize impano ngo ayicarane. Ni ngombwa ko Safi nkuko mwamubonye acuranga, aranaririmba, akora indirimbo. Ndizera ko mu minsi mike cyane azaba afite indirimbo ku macano ya YouTube ndetse n'ahandi wonu public, abantu bamwitegereza bamubona. Rero ni byiza kuko mfite mu nshingano zanjye kuzamura urubyiruko, gufasha haba mu bushobozi igihe buzabubonekeye no mu mpano. Ari nayo mpamvu saba n'abantu kugira ngo badushyigikirize impano z'abana batoya, nazo zibashe kugira aho ziva naho zigera, zibashe kuzamuka no kubona uburyo zikorera igihugu. Tutabashije kubifata ngo twikunde, Imana ikugiriye neza ushobora kugirira neza abandi. Nirwo rwego mwabonye arakora kuri gitara agacuranga kandi arabikora neza. Uko ari kubikora kose nzi ko Imana izamuteza indi ntambwe, kandi Imana iri kugenda irushaho kudushyigikira no kudufasha. Twimbika muri kino kiganiro wavuze uti uyu ni umunyeshuri wanjye, uyu nawe aremera ati uriya ni umwarimu wanjye. Nibyo? Yego nibyo, uyu ni umwarimu wanjye. Umunyeshuri n'umwarimu hagati aho ngo muri urwo rugendo bisobanura iki? Umunyeshuri n'umwarimu mu rugendo rwo gukora umurimo w'Imana. Umunyeshuri ikintu bisobanuye ku njye byumva, umwarimu ni nk'umuyobozi. Ni nk'umuyobozi uba uyobora uwo munyeshuri, amwigisha kugira ngo akomeze icyo azaba cyo, akomeze acyubakire, mbega kigire ireme gikomere. Nuko mbyumva kabisa. Ubundi umwarimu, hagati y'umwarimu n'umunyeshuri tuzi ko umwarimu yigisha umunyeshuri, ariko kandi umwana akagira ubumenyi, akazagera ubwo bumenyi ushobora gusumba ubwa mwarimu. Icyo kintu akiteguye? Ndakiteguye cyane. Ntabwo ari kera, kuko umwarimu yigisha umunyeshuri. Akenshi nk'urugero natanga, umunyeshuri aragenda akiga section, akiga ubuganga. Umwarimu akamwigisha kuva mu wa 4 secondaire kugera mu wa 6 agakomeza na kaminuza. Ariko uwo mwarimu atarabaye umuganga, uwo mwana ari umuganga, we yakura akaba umuganga. Ni nkuko wenda nabibona. Ubwo nanjye niteguye kuzakora bitari kera, nkaba namurenze kabisa. Hanyuma kandi tukiri hano yatubwiye ngo ni umuririmbyi, ariko kandi akaba n'umubwirizabutumwa, ariko kandi no kwigisha indirimbo.
witegura no kwiga ijambo ry'Imana ukimbika muri Bibiliya ukavuga uti nawe ngiye kwinjira muri Bibiliya imirongo runaka ngende nyisesengura kugeza ubwo nawe uzafata Bibiliya ukagera imbere y'imbaga y'Abanyarwanda cyangwa imbere y'imbaga y'Abakristo ukavuga ati nawe ndambuye Bibiliya sinzasobwa ariko kandi nzabasobanurira byimbitse kugira ngo buri munyarwanda wese buri mukristo wese yige Bibiliya ayimenye. Yego ndashaka nanjye kugira ngo mbikore mbe nasoma, ariko n'ubundi n'ubusanzwe ndasoma kuko indirimbo nkora niho ngenda nzikura. Nimba kenshi nkandika, ubu inyinshi mfite ziri mu ikayi kuko hagenda habura ikibazo kibaho nyine n'ubwo bushobozi nahereye mu kanya mvuga. Yes, ndasoma Bibiliya nkamenya n'ijambo ry'Imana, nkamenya uburyo ndi bukora iyo ndirimbo, nkamenya n'uburyo bigenda neza ku buryo nanjye mu minsi iri hanze, kuko n'ubu ngubu ndagerageza, kuko ntabwo waba ugeze aha ngaha utagerageza. Ndagerageza ariko niteguye ko nzagera mu wa gatandatu meze neza cyane, nkora indirimbo zarageze ku YouTube channel z'Imana byinshi cyane, nzagenda mbikora. Murakoze. Twimbika muri kino kiganiro uravuze uti ngewe ndi umunyeshuri ariko kandi ndi n'umuhanzi ndi n'umukristo. Uvuze ngo uhura n'abantu batandukanye mu rwego rw'ishuri no mu rwego rwo guhanga. Abo bantu ko ari babiri kuri uyu munsi urababwira iki? Abo bantu ikintu nababwira ni ugufatikanya, bakantera inkunga yo kunsengera nanjye, kuko icyo mba ndi gukora mba ndi kubagezaho ubutumwa bwiza, nanjye ndabasengera. Ikintu nabagezaho ni ukuntera inkunga tugafashanya, mbega nkaba nagira aho ngera, kuko nanjye nimagera ntabwo niteguye kuzakora ibintu bidafite agaciro, nshaka kuzakora imirimo myiza, nkera imbuto nziza. Murakoze. Ngayo gukora abakunzi ba Face TV muramabwira ko nzamagezaho byinshi bitandukanye ariko kandi byigisha Abanyarwanda muri rusange. Mwumvishe uno mwana afite imirimo ibiri itandukanye ariko kandi ayihuza neza kandi byose bikagenda neza, bivuze ngo ni umuhanga muri byose. Ariko kandi twimbika muri kino kiganiro abakunzi ba Face TV, abakunzi bahirwa 4 TV barambwiye ngo aho tuzaba tugeze mu kiganiro tukumva koko natwe turarushye, tukumva Abanyarwanda dukurikiye, isi yose dukurikiye irarushye mu kiganiro twagiranye. Muzimbike mu ndirimbo zanyu nziza zihimbaza Imana, indirimbo zisingiza Imana, indirimbo zigera ku mitima y'Abanyarwanda n'Abakristo muri rusange, bakavuga ngo natwe turaruhutse. Muzaririmbe mwinikize kugira ngo bishimane natwe mu kiganiro. Yego yego. Nshobozwa nawe umpe imbaraga, ndayoba ukangarura, ncitse intege ukanyibutsa amasezerano, ndayoba ukangarura, ncitse intege
amasezerano nzamuye amaboko nshema kubw'imirimo ikomeye wakoze Yesu we nzamuye amaboko nshema kubw'imirimo ikomeye wakoze narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe ndababara ndarwana nkatsindwa ariko nshobozwa nawe umpa imbaraga ndayoba ukangarura ncitse intege ukanyibutsa amasezerano ndayoba ukangarura ncitse intege ukanyibutsa amasezerano nzamuye amaboko nshema vuga imirimo ikomeye wakoze nzamuye amaboko nshema kubw'imirimo ikomeye wakoze narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe narinzi ko bidashoboka kubera hose icyarimwe kubera hose icyarimwe Mana y'Abanyarwanda twebwe abakiriho byashobokaga yuko twakwibagirana Mana
ibibazo byinshi bitandukanye, ariko kandi noneho mwabumviye bano banyamuzika kandi bari n'ababwiriza butumwa icyarimwe. Mushobora kwibaza ngo uwabakunda yabakura he, ariko kandi nababwiye ko uwabakunda yakandika yajya kuri YouTube, agafungura YouTube akandika Nirushwa amaboko Jean Pierre, yahita abonaho ibihangano byabo. Hanyuma ikindi kandi nimwibagiwe gukora subscribe kuri iyi channel mureba imbere ya, mukoreho, mukore like, mukore na share, kugira ngo ibiganiro n'amakuru ndetse n'ibindi tugenda tubategurira byigisha abanyarwanda, byisha sosiyete nyarwanda muri rusange bijye bibageraho tukimara kubitunganya. Turabashimiye.